Radio murasuhuzwa na mwene so Nepo Sengoma ADPR Gasarenda. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana tumaze gusenga twihuse kubera igihe gito dufite. Mana yacu nziza, Imana ikomeye kandi Imana ikiranuka iteye ubwoba, Imana yo guhindura umushyitsi ibihe byacu byose byo kubaho, Imana yo kubaha, Imana yo kuvuga hirya no hino ku isi yose nk'uko wabitegetse. Turagushimiye ko waturinze kandi ko wabanye natwe mu bihe duherereje inyuma. Tugushimiye ko duhaye umwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe, kandi iri jambo niryo rifite ubushobozi n'ububasha bwo guhindura isi. Iri jambo niryo rifite imbaraga nyinshi zo gukora ibitangaza n'imirimo, abantu bagahinduka ndetse abantu bakakira agakiza bakazabona ubwami bw'Imana nk'uko wabuduteguriye. Turagushimiye ko uri kumwe natwe kandi kuri budushyigikire, hanyuma umuntu wese wumvira ijambo rikamuhindura rikamweza rwose. Icyo ni kibi cy'Imana yacu tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagira ngo dusome twihuse urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abatesalonike, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abatesalonike ibice 5. Dusome umurongo wa 3 ubundi tuganire. Umurongo wa 3 aravuga ngo ubwo bazaba bavuga bati na amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Ariko mwebweho 4, bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi batungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Imana itugire neza cyane. Hepfo yaho haravuga ngo ntiturabe ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinda ibisindisha. Dukomeje gusoma twabona n'ibindi byo tugomba kwirinda. Imana itugire neza cyane. Reka twongere dusubire muri mwe, wenda ufite Bibiliya cyangwa se uteze amatwi, dusubire muri mwe kugira ngo wumve neza ahantu dusomye ijambo ry'Imana icyo rivuze. Twavuze ngo n'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'Itesalonike ibice 5, dusomye duhere ku murongo wa 3. Dusubiyemo haravuga ngo ubwo bazaba bavuga bati na amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite. Bibiliya iravuze ngo kandi ntibazabasha kubikira na hato. Ijambo ry'Imana yavuze ngo ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi batungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Ntiturabe ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, Imana iturengere cyane. Ndagira ngo tuganire ijambo nise kwirinda umwijima ngo tutazatungurwa. Usomye Bibiliya ubona ahantu henshi cyane hatandukanye havuga ibyo kugaruka ku mwana w'intama w'Imana, ibyo kugaruka kwa Yesu Kristo ubwo azabagarutse bwa kabiri. Yaje mu isi aje gucungura umwana w'umuntu, azagaruka rero noneho aje guhemba no guhana, aje kwishyira itorero rye yacunguje amaraso ye igorogota. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Pawulo yandikira iri torero yarabwiye ibyo kwirinda, ababwira kuri uyu munsi, ababwira uburyo uyu munsi uzaza utunguranye. Mbese yagerageje kwerekana bimwe mu bimenyetso cyangwa se ashyiraho ikigereranyo. Aravuga ngo gutungurana k'uwo munsi kuzaba kumeze nk'umujura. Bene data muteze amatwi Life Radio, muzi ko nta muntu n'umwe ushobora kumenya umunsi umujura azamutereraho. Ndetse n'isomye mu butumwa bwiza, Bibiliya bivuga ngo iyo ari umuntu yarazi umunsi umujura azamutereraho, yakabaye maso akarinda urugo rwe ntirucukurwe ntiruterwe. Ariko kubera ko umuntu aba atabizi araterwa, hanyuma yaba atarashyizeho uburinzi buhambaye, atarashyizeho ibintu bituma bikumira abajura cyangwa se n'abagizi ba nabi, akaba yasahurwa. Imana itugire neza cyane. Hanyuma iri jambo ry'Imana ndifuza ko tuza kuza kuvuga ibintu bitera umwijima cyangwa se ibitotsi mu buryo bw'umwuka, ibintu bituma abantu basinzira, ibintu bituma abantu baba mu mwijima, bityo Yesu Kristo akaba yazagaruka baramutse badahinduye,
akaba yazagaruka bari muri uwo mwijima bagatungurwa. Imana itugeneza cyane kandi Imana iturengere. Ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye ngo ubwo abantu bazaba bavuga ngo ni amahoro, ubwo abantu bazaba bavuga ngo ibintu bimeze neza ni iterambere, ubwo abantu bazaba bavuga ngo ibintu byarakemutse byaratunganye, ubwo abantu bazaba bahirimbanira ubuzima bwa buri munsi, ni byiza kubushaka kuko tugomba kubaho twakoze. Pawulo nawe yarabivuze aravuga ngo udakora ntakarye. Ubwo abantu bazaba bari mu mirimo yabo ya buri munsi, ubwo abantu bazaba bari mu birori, mu bukwe, ubwo abantu bazaba bari mu materaniro byashoboka, ubwo abantu bazaba baryamye isaha runaka abantu batazi, badatekereza ko Kristo yagaruka. Bibiliya yavuze ngo nibwo azagaruka. Imana itugeneza cyane. Ivuga ikintu giteye ubwoba kandi gikomeye, iravuga ngo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite. Kandi ikintu kidasanzwe ngo ibintu bazabasha kubikira habe na gato. Imana yo mu ijuru tugire neza cyane kandi turengere. Muri iyi minsi abantu benshi barasenga, bararirimba, baravuga ubutumwa, mbese bakwiriye mu madini hirya no hino atandukanye, ariko ntago abantu bagifata umwanya uhagije wo kwibuka iherezo ryabyo ni irihe. By'ukuri turasenga kandi dukorera Imana, ariko misiyo ya mbere ituma dukora umurimo w'Imana, misiyo ya mbere ituma tuvuga akagakiza, gusenga ubwabyo, kuba mu nzu zitandukanye zitiriwe Imana, ni ukugira ngo abantu bazabone ubugingo buhoraho. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Byashoboka ko abantu basaba n'ibintu bitandukanye bakiri mu isi, bagasaba gukemurirwa ibintu runaka, Uwiteka Imana akabikemura, kubera ko Imana twabonye ifite imbaraga mu buryo butandukanye. Abantu bagasaba amazu bakayabona, abantu bagasaba imyambaro bakayibona, bagasaba amafaranga bakayabona, za mirivari Uwiteka Imana akazishyura. Ariko misiyo umukristo wese yakaba afite muri iyi si niyo gukora ibishoboka byose kugira ngo azabone ubwami bw'Imana, niyo kwirinda ku gato na kanini kugira ngo byanga byakunda ku iherezo azabone ubwami bw'Imana. Mubwiriza yarivuzeho aravuga ngo itangira ry'ikintu, iherezo ry'ikintu riruta itangira ryacyo. Imana iturengere. Kandi ngewe iyo ntekereje umubwiriza ndavuga ati yanditse ibintu bikomeye, ndetse yarafite navuga experience y'ibintu bitari bimwe. Umubwiriza uyu tuvuga Salomo yabayeho afite ubutunzi bwinshi, yabayeho ari umuhanga cyane, yabayeho ari umwami, ku ngoma ye haba amahoro rwose, yabayeho atekanye, yabayeho afite byose. Ariko arangije abona yuko nubwo ibyo byose yabibayemo, aravuga ati uko byagenda kose umuntu ashobora gutangira, ubwo ni mu rugendo rwo mu isi,